Yes, reka twongere tubasuze cyane tubifurize umugoroba mwiza kandi rwose kuri mwe mwese mukomeje kunogerwa n'ibiganiro byacu. Tubashimire cyane rero aho mutwumva muherereye, abatwumva muri ku mugabane wa Afurika ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese reka tubabwire tuti ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo kuwa tariki rwose 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2024 na kane. Tugarutse muri studio ikitaraganya tubazane amakuru agezweho, amakuru akomeye cyane. Akaba rero ari amakuru y'ibikomeje kwera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Imirwano ikomeye nongero rwose cyangwa se nongere mbabwire nti imirwano ikomeye cyane ikaba yazindukiye muri Kanyabayonga nkuko twabibagejejeho muri update za mu gitondo. Aya masaro tukaba tugiye kubagezaho noneho situation uko ihagaze nuko byatangiye, donc tugiye kubagezaho operation uko yakozwe, hanyuma kandi tuze kubagezaho n'andi makuru agiye atandukanye. Ubu tuvugana umukoloneli ukomeye cyane. Impamvu rwose mbabwe ko ari umukoloneli ukomeye cyane nuko ari umwe mu bakoloneli bamanukanye na wa mugabo uherutse kujya hano muri akisa Kanyabayonga. Uyu rero nta wundi ni wa mugabo rwose wavuzweho amagambo menshi agiye atandukanye. Uyu rero nta wundi ni General Kasikira. Uyu mugabo rero mu by'ukuri hari umwe mu bakoloneli bamanukanye nawe wamaze kwinjira muri M23 bidasubirwaho confirmed. Amakuru rwose arimo aratugeraho kandi turimo turakura ahantu hizewe cyane nuko uyu mugabo yicariye hano za Bunagana. Yitwa nde? Amazina ye turayabazaniye rwose, icyo musabwa nuko utajya kure, hanyuma amazina turaza kuyabaha. Amakuru kandi arimo aratugeraho ntago yamanutse wenyine, yamanutse ngo nkabitimbaraguwe n'ingabo ze. Sinamakosa icyo gisakuzo urakize ngo bitimbaragwe n'ingabo ze? Ntabwo nkizi rwose. Ubwo bivuze rwose ngo ni insina ngibigwe ngo n'amakoma n'ibiki byose. Nawe rero ntago yagiye wenyine buvovo, yamanukanye n'amashara ye n'ibiki byose, yaranduranye n'imizi byose, aramanukana na gukukumukana. Ubu rwose tuvugana rwose bari guserebura hariya muri za Bunagana. Ibi byose turaza kubigarukaho, sinamakosa. Nanone turaza kugaruka hano muri iki kibaya cya Nyiragongo no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ese mwamenye operation M23 yakoze itwika ikintu cyitwa ibifaru ndetse n'ibimodoka byose rwose by'intambara hano muri za Kanyabayonga? Bari baturutse he? Byagenze bite? Rwindi naho rwasakiranye twabibagejejeho. Yose na makuru tugiye kubagezo. Sinamako imfunyamfunyi nazihereranye, ariko nawe rwose mu minota itarenze 2 nawe ngo haye umwanya igaragaze niki ugiye kubwira abadukurikiye. Ya urakoze cyane Fighter. Nanjye ndasimbukira aha ngaha mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma ntago bikomeje rwose kuba byiza, ibintu bikomeje kudogera. Ese ngo bimeze bite? Abakunzi bacu baraza kubimenya. Turasimbukira ngaha mu nkengero mu mujyi wa Sake, ibintu bikomeje kubicika, abasirikare bakomeje kwapfira ari benshi. Ese naho byifashe bite? Turajya muri Minova nyuma yuko uyu muhanda ukomeje kuba agaterera nzamba kanyina wa nzamba. Noneho aba FRDC ndetse n'abambari bayo inzira bari kwifashisha ni icyaga cya Kivu kugira ngo bagere muri Minova. Ese bari kujya bagiye he gukora iki? Ibi byose turabibazaniye. Turasimbukira muri Masisi za Nyamitaba, aho bita ahangaha rwose aha muri za Nyamitaba, aha Busi hazamutse naho abasirikare batari bakeya. Nimvuga abasirikare batari bakeya, imibare turayibahereza. Ese abo basirikare bagiye he? Namwe mugiye kubyumva uko bimeze. Dusimbukira za Rubaya nyuma yuko cya kinyangara kiguye ku bantu cyangwa se navuga bya birombe. M23 hari indi myanzuro yafashe. Ese bihagaze bite? Ibi byose tugiye kubahereza mu buryo burambuye. Mfaita nubaka makuru yo ni menshi mbabwiza ukuri bakunze Jeune Official. Niyo mpamvu aya makuru tugiye kuyaha igihe kingana n'isaha kugira ngo tuyabatotore. Ese Sinamako wamenye ko nyuma yuko mbatangarije ko hari bamwe mu bayobozi bari kugenda beguzwa bitewe n'inama bari kugira Gisekedi, bakamubwira bati bakamubwira bati nyaboneka gira gutya akanga.
iyo umubwiye ibyo bintu ahita kweguza direct ngo iyo umugiriye inama akumva idahuye n'ibyo yifuza ahita kweguza nk'ubu ngubu hari uwitwa ngo ni minisitiri Stephanie, ubundi amazina yitwaga ngo ni Stephanie ngo yitwa Stephanie Mbombo. Stephanie Mbombo uyu ni n'umudamu yari amaze icyumweru kimwe arahiye kuba minisitiri w'imari. Urumva yari minisitiri mu by'ukuri w'imari ariko donc minisitiri w'ubukungu mbese ariko mu birengero bidukikije imari muri make nuvuga ngo minisitiri w'ubukungu yarashinzwe imari ariko mu bijyanye n'iki mu bidukikije. Uyu mudamu nawe ubu tuvugana bamaze kumweguza bamaze kumukuraho. Icyo ntaramenya we yazize iki, barimo baravuga ngo hari ahantu yagiye ngo ajyayo ngo atavugishije cyangwa se ngo batabizi. Ibyo bintu wabikora ugasohoka mu kigo mu gihugu gute bafite ikigo cy'ubutasi ndetse na boda igaragaza yuko usohotse nk'umuntu w'umuyobozi ugasohoka batabizi? Ibyo bintu bibaho? Ntabwo bibaho noneho cyane mu bayobozi n'abakuru abayobozi b'igihugu. Nta kuntu umuyobozi w'igihugu yasohoka mu gihugu bagenzi be batabizi. Bakinze ibikarito abakongomani mu maso barabesha bati uyu mudamu rwose nawe nuko byagenze ngo yagiye agenda atabwiye abakorana nabo. Hari ukuntu Gisekedi arimo arareba agasanga, urumva, muri komite ye afitemo abantu benshi ariko ibitekerezo cyangwa se abamufasha agasanga ni bake. Urumva, abamufasha mu bitekerezo cyangwa se mbese abagendera mu nzira yifuza, abashobora kuba bazana ibitekerezo bimufasha gutsinda intambara, agasanga nibo bake. Akavuga ati noneho yagira uwo arabukwa hanze akavuga ati rero uriya ndabona azamfasha, reka ngire ntereka bari we mushakiremo akanya kumushyiraho icyumweru kimwe ikindi bakamweguza. Yari yaje ngo anezerewe uyu mugore, ngo yari yaje yishimye cyane ari kuvuga imigabo n'imigambi n'ibyo agiye gukora, ubona ko rwose agiye kuzana impinduramatwara. Ariko ngo bamweguje. Ubu tuvugana rwose inzira ye y'ubuminisitiri rwose yarangiriye aho ngaho. Ntabwo ari we tugiye gutindaho rero, reka twimanukire amakuru akomeye cyane tuyamanuke. Sina amakosa, reka duhere mu ntambara mbere ko tuza kuri umukoloneli wamaze kujoininga M23 amanukanye rwose n'abasirikare turi buze kubabwira. Munyemere manze tubanze twigire rwose hano muri Kanyabayonga, dore ko nubundi ari naho uyu musirikare yaturutse, niho yakubutse ajya muri M23. Ngo yari yarazanye n'ukazikira no bita Eva. Nuko ngo amakuru dufite nuko muri iki gitondo uyu munsi habaye imirwano ikomeye cyane, ariko M23 yatanze isomo ry'intambara kuko M23 amakuru arimo aratugera turimo turakura kuri drone zacu ziri hariya. Aremeza ko ngo M23 yatatse iturutse aho bita ngo ni kuri garde kuba garde parike cyangwa se ngahantu bita ngo ni kuba garde parike n'uwango nabarinda iparike nyine ngo ni mu birometero byonyine bigera kuri 5 mu by'ukuri se n'amakosa birometero 5 twarabonye ku basirikare ni hafi ni ibintu bito cyane ngo niho force za M23 zaturutse. Hanyuma noneho bakwatakira icyitwa Kanyabayonga, ivumbi riratumuka. Amakuru dufite nuko M23 ngo yabaturutse inyuma irahenura, mu gihe abandi nabo bari bacungame bazi ngo bari kurinda ngo kuba bashobora kubaturuka imbere. Urumva babaye nk'ibaturutse mu mbavu, ntago bamenye igihe M23 yaziye. Niyo mpamvu yabishe ari benshi cyane, ndetse ibifaru ibimodoka n'ibiki byose yatwitse hariya muri uriya mujyi. Ingoho nziza cyangwa se rwose imbunda nziza cyane zose ubu tuvugana M23 irazifite. Hari muri Kanyabayonga umuriro watse. Ubu tuvugana rero sina amakosa, n'urugamba birimo biravugwa ko ngo rwaguyemo n'abasirikare benshi ba FARDC. Ntago byabura. Urumva, rwaguyemo abasirikare benshi ba FARDC. Nkuko amakuru rwose arimo aragenda atugeraho, nuko ngo haguye abasirikare benshi ba FARDC. Ni ngombwa bagomba kuhagwa kuko urumva sibyo nakubwiraga mu gitondo fighter ndiwe yango hari ukuntu M23 jijiji kavuga ngo yatewe ariyo yateye. Yo yonyine mu gigezemo ntago ariyo kurindira ngo FARDC itere. Yo yonyine kuko nimba ishaka kugira ngo iyi ntara ya Kivu fighter iyigarurire yose
ntabwo yarindira ngo iterwe kuko niyo iri kuri pressure urumva yo kugira ngo yigarure iyi Kivu yose kurusha uko pressure yajya kuri FRDC iri gutakaza ibi bice kuko FRDC iri kurwana no kugira ngo yigarurire ibi bice nayo 23 ikagira pressure kugira ngo none yigarurire iyi Kivu yose ndetse n'igrara cyose yigarurire none niyo ifite pressure kurusha FRDC iri kugira ngo yigarurize ibice yatakaje amakuru dufite mwabakunze Jeune Official nuko ngo hano M23 yakwe ingoho intwaro ndetse ngo zigezweho dore ko hano bari baherutse kubaha imbunda champion ntupi imbunda ntupi cyangwa se imbunda nsha zisohotse vuba M23 izi ngoho yamaze kuzibikaho sina makosa niyo mpamvu nababwira rwose ko ibintu biri kubera ahantu ntago byoroshye tukiri muri Kanyabayonga ntago turayivamo kuko drone zacu ziracyari hejuru zimeze gutya icyo bishatse gusobanura uko turaza kubigaruka no muri tukagaruka ku makuru amakuru mfite amakuru mbazane muri amasaha inkuru nziza breaking news ku bakunzi b'intare za Sarambwe cyangwa se intare za Sarambwe hari umuvandimwe w'abantu ni za Sarambwe amakuru mbazaniye rero nuko hari umwe mu basirikare bakomeye cyane bafite ipeti rya kapite rya colonel hano muri FARDC wamaze kuba ajoininga uyu mutwe wa M23 bidasubirwaho confirmed na makuru turimo kutugenda twikuriye ndani muri drone zacu rwose ziri hariya mu bice birimo biraberamo imirwano fighter colonel bari umuntu uremereye kano bari umuntu uremereye uyu mugabo reka mbabwire ko yari yaramanukanye n'uwitwa ngo ni General Kasikira akaba yari yaje ngo bafatikanye kuri urugamba ariko M23 ikaba yarabokeje igitutu ku rwego rwo hejuru nyuma rero yuko abonye ko bari gusumbirizwa cyane aravuga ati uko byaba kose urugamba nazanarugwaho atese ubundi nimfa nzibukwa nande nibazavuga ko naguye napfiriye iki arangije ngo yadeviye n'abasirikare bagera ku 100 arangije rwose ariyambukira yigira muri M23 urumva rwose yabaze neza cyane kuko yarebye aravuga ati se n'ubundi byo turimo kumwe nakoye igihe twahanyanyaje bikananirana n'ubundi ninjye gupfa nkapfira ubusa reka tubijyane n'abandi tugiye gufata amazina yose n'amakosa akaba ubwo amazina ngiye kuyavuga ndamanutse ngiye mu mazina ye amazina yitwa ngo ni Kitivito Colonel Kitivito Kano Kitivito already cyangwa se rwose biri official ngo yamaze kugera muri M23 bidasubirwaho confirmed urumva inkuru iremereye ra amakuru arimo aratugeraho rwose barimo barimo barasoma ko kunywa Gani wa muvari bati nako kunywa hati inyota irangije nyaboneka gira ko kunywa ati rero rwose makuru yatugezeho nuko ngo nabo baricayemo baraserebura bafata ko kunywa ako kunywa rwose kari kubageraho rwose nyuma yuko avuye za Kanyabayonga akavuga ati ntago ngiye kwifatanya rwose n'abantu n'ibintu Kasikira yakoze rwose numvisha ari amabara singiye kwifatanya aba bagabo rero ahanini baza bavuga ikintu cyambere cyiza bavuga baravuga bati nubundi turimo turapfa ubusa nyirabayazana ni FDLR kandi ngo ntago bateze kureka gukorana nabo ndavuga ku ruhande rwa FARDC n'abambari bayo ndetse ngo iyi FDLR ikaba yirwa nubundi ikora amahano n'ubu ngo baracyakora amahano hano kuri ubutaka bwa Kongo muri intambara barimo hanije bazareka FDLR ngo ntibatinya gufata ku ngufu byo ni ibyabo FDLR ngo ntibatinya kwica kwambura n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi kayo nguko no mugabo yitandukanyije nabo nguko uyu mugabo ibyo yavuze ndetse n'imigambi mibisha bafite yose akaba yayishize hanze aravuga ati bamuhuze na Gifaru papasi nta yindi nuko bamuhuze na Gifaru bundi aho bazajya banyura rwose ishyano rizajya riba ryacitse umurizo ntabwo ari uyu mugabo waje wenyine n'abasirikare sina makosa undi wa joininze amazina turacyayashaka kandi kuva umunsi bari kujoininga ari bene uziko niraza amasisi ari abandi bavuyeyo
turi muri gahunda ni join, turaje tubabwira ibintu bijyanye na join gusa. Amakuru arimo aratugeraho nuko hari undi muzarendo ndetse ngo nawe ukomeye n'ubundi wahoze muri FARDC ariko ajya mu kizarendo wamaze kujoininga M23 hano muri za Minova. Mfite drone yanjye hari Minova ndayibaza neza irampaye amakuru. Nawe ngo akaba yamanukanye abasirikare bagera ku 10. Aya mazina rwose abarayama, dushobora mu kiganiro gikurikiraho dushobora kuba twazanye n'amazina kuko abayobozi b'abazarendo bose bari muri iyi drone zacu ziba zigenda zibakubita amazina ziyatudondosha gatanu ku kandi munsi ndumva bajoininze ari benshi cyane. Yamanukanye abasirikare cyangwa se abazarendo bagera ku 10 abari bamugaragiye. Donc nabo bamaze kuripotinga ibikoresho byabo, nabo bamaze kugera muri M23. Nizere ko nta muntu ushobora kuvuga inkuru nk'iyi ngo rwose avuge ngo impossible, ngo ntibishoboka, ngo urabona ngibiki. Mwagiye munabyibonera byinshi mu mafoto n'ibiki byose live babikora. M23 kwibona imbaraga nyinshi. Ariho n'umuvandimwe twunganiye ari kumbwira ku ruhande nyine kumya ati burya ngo urakazarama ura wari warahungiye mu Rwanda nyine yarasabye ubuhungiro ino ngo yari umuvugizi wa M23 irya 2013. Hari igihe FARDC bigeze narakubwiye ntirazina ndi kumva wagira ngo sinzaho nahure naryo. Hari igihe FARDC bigeze kuvuga ngo yitandukanyije ngo na M23 ngo bari kuvuga ngo yabaga ngo muri Masisa niba ari ahantu hitwa ngo iki. Icyo gihe ahise akora ka video, ako ka video buriya ndebye neza nshakishije hano mu mashini. Ndebye muri archive ako ka video nakakwereka ari guhakana ari kuvuga rwose ibyo bari bavuze. Ibyo bari bamuvuze harimo aragenda abihakana. Ubwo rero ngo yaje kuzano igisenyi fighter ni cyagiye nyuma abasirikare ba M23 bamwe bahungiraga mu Rwanda abandi bagahungira Uganda. Ngo naye nibwo buryo burya yaje nk'impunzi. Urumva? Rero ngo niwe wari umuvugizi wa M23 yakiriyagiye. Rwose ngo niwe yarameze nka Wiringo. Ariko rero uyu mugabo ku ka video nkarebye nabonye wagira kakorewe muri Kongo. Cyanashoboka ko yari yiberewe no muri Kongo. Harega menya hariya dushobora kujya harega ni kwa kundi umuntu nose ntago abasirikare bavuye muri M23 bahungira mu Rwanda ntibakomeje kugira ngo bari muri M23 barigire muri Sabyinyo bakajya bagira ngo aracyari mu Rwanda na za Uganda naho baravuyeyo kera. Naho bashobora kugira ngo abagahara za Gisenyi na za hehe yariviriye. Agafoto kafashwe yashize akavideo yashize hanze. Ntekereza ko abantu mudukurikiye musanzwe mukurikirije no official mukaba muri no ku mbuga zacu. Iyo video mwarayibonye. Hari muri Kongo. Yacarakiye kuri rezo sosiyo ari kwisobanura bari bavuze ngo niba ngo yitandukanyije ngo na M23 arangije ajyaho rwose arabisobanura byose aravuga ati ntaho nagiye. Indi nkuno sina makosa uyu mugabo umugarutseho wenda sinzi niba twabivuze twakabibabwiyeho uriya munsi tumuvugaho. Uyu mugabo Kazarama ikindi abantu bagomba kumumenya ngo nuko avuka ari azatongo, niyo mpamvu bamudiporoyinze cyangwa se bamusize hara muri Tongo kuko imyobo yose arayizi, ahantu ahanyerera arahazi, ahamanuka n'ahazamuka arahazi cyane. Ahari ibiraro by'aba FDLR arahazi. Hariya za Kabizo hose bira bitsina bya za Kabizo FDLR zigenda zihishahisha muriya hose arahazi. Ukamanuka ari Tongo muri hasi kwa madamu ukajya mu rutare harabahita mu rutare wambuka za Karengera muri hose arahazi. Urumva? Ukazamuka za Gisangani wikuta za Kanaba winjira za Murimbi hariya hose arahazi. Wamubeshya nihe ukava hariya za Kabizo umanuka inyuma za Bambo urumva ukajya za Kanyatsi twaye turi kuvuga mu gitondo arahazi. Wamubeshya wamubeshye muvandimwe. Urumva? Niyo mpamvu rero ariyo mpamvu bahamujye buriya fighter kino kintu turigikora ni cyiza cyo kuba ufata umuntu aho yavukiye ukahamujyana ngajye kuhayobora. Burya abazi strategie yaho abaturage baho bamwiyumvamo nk'umwana wabo. Icyo ni cyambere. Icya kabiri aduyo kugira ngo aze amukure umwongo umwe ahantu yakuriye biba bigoye cyane. Biba bigoye cyane. Sirama kumanuka n'inkuru izawe ndabona iminota irimo irirukanka nanje none manze mpumekeho ngaruka n'inkuru idasanzwe. Nasimbukira mu Burundi aho bita kwa Evariste Ndayishimiye ngo yohereje andi makamyo y'abasirikare b'abarundi yambutse ngo ubungubu ari ahangaha bazabukavu.
iyo nkuru nendaga kuyimanukamo none ndumva uyintanze kandi rwose baba we aba barundi basukanuwe ngo baje amakamyo n'amakamyo ngo Neva yavuze ngo niyo nka imanuke ngo rero itabara ngo ntabwo yabakanga ngo nubwo hasigara n'icumi ngo barwana nayo urumvise ikintu urumvise confidence agiye muri wa munsi mukuru amaze iminsi ari gutegura ngo w'imyaka ine ari kuyobora fighter abandi ari kubohereza ku rugamba yarateguye hano mfite orere y'amafaranga yateranye bateranije batanze igifurumba cy'amafaranga kwitanga byari ku mbaraga ntabwo byari byene byo kuvuga ngo nushaka bya bindi ngo fighter ngo ndi umunyamakuru buri umunyamakuru hari amashiringi bari bemerewe gutanga igihugu cyakoze fundraising abaturage bakoze fundraising babandi n'ubundi baziranye nawe b'abayobozi bakoze icyitwa fundraising iki kiraro cyangwa se iki gitaramo ariko se buri aba diaspora bo ntago bayatanzeho ngende mu diaspora ntayo natanga sari cyo ntwara wowe ndiri mu gihugu ho ushobora kwanga kuyatanga ukarara mu mvuto ushobora kuba utakiri mu gihugu ugasanga ufitemo ubutaka bwawe buri mu gihugu cyangwa ufitemo umuryango ibikorwa biri mu gihugu ariko unafitemo umuryango wakwanga kuyatanga bakawuta mu mvuto bakakujwigira waba ufiteyo umugore wakwanga kuyatanga ukazamusanga mu mvuto n'ubundi si wowe nawe bayasaba uwo mugore uriyo ubwo rero ni wowe uyatanga kuko ari wowe uyafite nta niwo uyatanze ubwo rero ngo ari gusonzoranya izi mpiya niko bazita ari gusonzoranya izi mpiya ariko ari kohereza n'abasirikare muri Kongo iyi nkuru uyihutishije ute wa muntu ko nari nkiri gukurikirana iyi operation ko nari nkiri kuyikurikirana kugira ngo nze manukanye n'imibare yuzuye n'uburyo kibajemo naho bagiye babarojora ni hari abagiye bakuramo hari ukuntu bafata ahantu bakagenda barojora bakubaka batayo bagiye bakura mu madivision agiye atandukanye iyi ni update turi gutanga ubundi bazi yuko iyo dutanze nk'i update yari inkuru irakomeza turayikomeza mpaka tuyivuye imuzi n'imuzingo ubwo rero urumva yuko niyo tutabahereza imibare ubu ngubu mu kiganiro gikurikiraho dushobora kubazanira imibare uko ingana ndetse n'imigabo n'imigambi aba barundi bihaye fighter ariko ngo haje rwose amakamyo yambutse hariya rwose ari menshi yaje sinamako ko mbona abarundi ahubwo nta wasigayeyo ninde uri gucungera umutekano mugabo ninde wasize uri ko aracungera umutekano babuziyemo yababa we ibimodoka binini byabaye bike babazana no muri bwa bundi twita pandagari nyamara intambara igiye kubera ahangaho ubanza itari buze kuba yoroshe ubanza iyi ntambara itari buze kuba yoroshe dore aho ndaha igiye kuba imberenge ibyo ni ngombwa dore aho ndaha rwose bishobora kuba igiye kuba imberenge dore aho ndaha sinamako ndakumva urugamba rugiye kubera aha urugamba rugiye kunihira rugiye kuba urugamba rukomeye cyane kuko ndabona umurundi yamanutse kandi iyo bamanutse gutya baba babanje kugira amagambo abatekeramo uribuka ko ku bushize bari bababwiye bati ya special force yabo yari yamanutse yari maze amezi agera kuri 6 iri kwitoza yari yabwiwe ko hari abagiye kuzabahaho ubutaka yemwe ko nabira birombe bya Zarubaya bizabi byabo urumva ndabyumva none ubu uzi abo ntibakivugwa papa si rero bafite sina makosa aba barundi noneho byavuye ikiraka cyongeye kuba indyankurye wenda kuri duke amaze gucukumbura nanjye ndutange aba barundi impamvu baje ku bwinshi sina mako ngo uwitwa Kisekedi ngo yahamagaye Neva kuri telefone aramubwira atari ko buriya ko twagiranye amasezerano tugahanikira ko tugiye gutsinsura umutwe M23 kandi ukambwira ko bishoboka none bikaba byananira none bikaba nta n'ikimenyetso kigaragaza ko bizashoboka nta harya bayita agahirahiyo ati none bizagenda bite kagaragaza ko intambara dushobora kwitsinda uwitwa Neva ngo yaramubwiye ati nyamara birashoboka ati nuko ibintu bitaragera ku gihe bitaratungana hatari ko abasirikare nabo Kisekedi yahise amubwira ati ohereza ikintu kugira ngo mbone ko ikimenyetso kigaragaza ko kuko bishoboka nuko nibura tugomba kubanza gufungura uya muhanda Minova Sake Goma
Ha. uyu muhanda iyo uzagwamo abantu operation utumye nyizana hakiri kare. uyu muhanda uzagwamo abantu nose ubundi wari uyibikiye icyo abakunzi bacu bayitegereje nyina nari ikigira hari ibyo bitaruzuramo nagombaga kuza maze kumenya n'abamaze kwambuka n'isaha naho bari ruhukiye gutya mbari hejuru ubwo nabyo ndaza mbigarutse urumva no operation igiye kuba episode mubwire se abaruhukiye amasaha yagomba wahavuze ni Bukavu none se nje nashaka kugira ngo ite kuba icyo bita episode wari ushaka kwirambura izari inkuru inkuru irambuye ariko ndumva ndari buyigarukeho turayigarukaho ubu tuvuga naho sina amakosa namwe wakunze Jeune Official never kugira ngo agaragarize Gisekedi ko byose bishoboka kuko Gisekedi birava ko ngo iki kiraka yatangiye kugishyiramo abandi kandi ngo najya kugishyiramo abandi abarundi barahita bava mu kibuga barashyirwa pembeni kandi umugabo aracyashaka kwirira kuki ku mafaranga ku madolari hari iwanyu bakoresha amadolari cyane aracyashaka kurya idolari dolari ryararyoha mugabo never rero yamanuye niyo nka yamanu abitwa ngo ni beza bose uwo yemera wese uwiyaminiya wawundi mwiza cyane yamukozeho yamanutse bose bagiye kurwanira muri uyu muhanda Minova Sake ndababwiza ukuri haraza kuba iki kivo kigiye kunywa amaraso inkekwe iki kivo kigiye kunywa amaraso fight rumana yanjye iki kivo kigiye kunywa amaraso iki kivo aha shasha aha zashasha my friend muzarendo yivuganye umuntu kanyabayo byakaze umva bombe na watu kanyabayonga bombe kabisa ni bombe inamunika kabisa watu wale wanakufa kata mamikono na shimo kwenye ile angukia ona ile shimo pale ishachimba pale kabisa hapa Kanyabayonga hapa ni bombe ishukia Kanyabayonga abonye wale kabisa kanje kata mkono ndio unakepatikana huko ni danji kabisa ni danji. Okay, naona ndao. Merci. ibintu biri kwa Kanyabayonga bakunze Jeune Official bombe zirimo ziraca abantu amaguru amaboko urugamba rukubera za Kanyabayonga ni inkekwe uziko ndarugereranya n'uruhe rugamba uziko ndavuga mwesose mwese burya nta rugamba ruremeye ndavuga Nyanzare se oya zantu habaye urugamba ruremereye zantu bita Petit Masisi ajya muza basirikare ukuntu rwari rumeze urugamba hari 2:00 za mu gitondo ibintu byahabereye icyo bita majab habereye majab none dore na Kanyabayonga ibintu birakomeye mbo iyi nkuru rero bahisa impana n'aka video wenda reka nyivuge nka update muri Kanyabayonga twigarukire kuri uyu muhanda amakuru nuko ngo bombe zimaze kwica abantu bagera kuri 5 hano muri Kanyabayonga turacyashakisha ngo ese bimeze bite drone yashira cyahari kugira ngo tumenye ngo izi bombe zaturutse byagenze bite turakomeza kubikurikirana kugira ngo tumenye aho zaturutse ndetse n'icyerekezo ariko icyo nababwiye cyo nuko M23 abakoze yagabye igitero simusiga wasanga buri izi bombe ari nazo zanabiteye bayiteyeho bombe gutya urabizi iyo aho baturukije barahagusanga hano ndabona amafoto ari menshi ayasigaranye gakabutura gusa kwaje ko hano ariko uyu umusirikare abasirikare nibo bakunda kwambara izi ntiyambare teni kada buriya teni baba bayimukuyemo ibi ngibi ubundi abayiteguye ku rugamba ateganya ko binashoboka kuba yapfa bakamucakaza iyo rabaza rendo bagucakaje bagukuramo uniform bakagukuramo n'amapantaro bari gushaka ko nta bintu ukenyereyeho iyo udasigaranya akantu iyo utaguza akantu nk'akarongo ukambarireho biba ari ibibazo uyu ni umusirikare mugenzi wabo none usigarane mari ya la dore barabura kumutwara ubwo bakamusaka yekoyo we ngaho nguko muri Kanyabayonga
dore iki cyobo ngo ni muri yacukuye cya cyobo kukireba buriya bombe yacukuye nengera muri imbere buriya tebeye muri andani sasa muzali namba tubote tw'umutuku inamujuta kabisa watu wale wanakufa, inakata mamikono na shimu kwenye ile angukia hapa. Ona ile shimu urwo abaturage ba Kanyabayonga bari kubona nama hano buriya biri kubera hano za Goma, donc biri kubera hano za Nyanzare, za Mweso, za hehe, bumvaga ari ibintu bari bafite amahoro, bumvaga nta kibazo, ariko none byabagezeho ibyo babonaga ku marezo sosiyo nabo batangiye kubibona. Riga natwe tubura turi irazanya mitabo twumvaga ibintu biri kurira muri Rucuro, wabona ntago bizagera ino, twumvaga bitazagerayo, ukumva bizibera muri Rucuro honyine, bati bizarangirira iyo, ariko igihe bageze i Burungu navuze atagahuga huye n'umunyutsi, uzi kujya kurara muri Muhongozi ukarara ndani mu mazi wibiye, kaze kobesheze gushyiramo utuntu tw'udukoryo, kurara mu mazi wibiye hasi, wamanukanyemo oxygene se, wari wamanukanyemo oxygene, harakuru nyine ingana ikisi, harakuru nyine nk'umuntu uzi koga, wakoze imyitozo koga, ugira ngo ukazamura umutwe gatoya, wamara gukora icyo bita expiration, bese maze kure expira, maze gufata umwuka kongera ukibira nk'inyangaruzi, cyangwa wayaraye iruhande amazi uri kuvuga uti nibaza ndahita nyicomekamo nabyo, ibyo byo nabyumva, ukayarara hafi amazi, ukavuga uti uko biba kose, aho bita ku nkengero, ku mwaro, bahita umwaro, ngayo nguko rero Fighter twari tukivuga kuri iyi nkuru y'aba barundi ngo nabo rwose baje noneho bagiye gukora rwose, hari igihe bigiye kuzarenga bindi pe ndeba Fighter iyi Kongo yo ndi kureba imbaraga uyu Felix Tshisekedi ari gushyira muri uru rugamba, njya mbona ari imbaraga z'umurengera zitakagombye gukoreshwa ahantu hari abaturage b'abakongomani, njya mbona ari imbaraga z'umurengera, kuko urukumva abarundi baje n'abarimo barasanzwe n'abandi bari kuza, ariko ngo neva agiye kugaragaza ko ngo bishoboka, kuko iki kiraka nk'ubu ngubu hari amakuru arimo aratangira kugenda hwihwiswa, akavuga ko ngo abarusiya ngo Putin ngo yamaze kwemera mu by'ukuri ngo gufasha Kongo mu bijyanye n'intambara, urumva, ndetse ngo na yambunda ngo y'ubwirinzi bwo mu kirere ngo ni Uburusiya bwayibahaye, n'amakuru arimo aragenda acaracara kuri izo sosiyo za hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nayo nitwayakerensa, urumva ko uko neva niba ibi byamugezeho, nukuko ntari Goma, urumva uri kujya harazanzuru, hari ikigo cy'Abarusiya, fayi b'abasirikare barimo barakora ikisi, bahari gutyo gusa, bahari nk'umuhango, ndetse ntabwo ejo twumvishe iriya nkuru y'ura motari warashwe avuye Nzuru, yarashyuwe hafi y'ikigo cy'Abarusiya, barahari atari abawegina, kugira Abarusiya sinzi, ariko indege Abarusiya bagira indege nziza muzi intambara, tuvuge ko nazo bazazibaha, muzi buriya Abarusiya baramutse bagiye muri iyi ntambara hariya kuri guverinema, ntago habura urundi ruhugu ruremereye rw'urugugugugugu narwo ruhita ruza, nubigira ibanga umwanzi wabo baramuzi, Uburusiya nibwitambike ugareba n'abandi bazitambika, wajya kumva rwose ngo bitambitse no harani isibaniro, nare ibihugu byitambitse, abaturage nibo baba bagowe, ibi bihugu biramutse byitambitse ngo ibyatsi biraharenganira, ngaho inzove ebyiri zihuriye, inzove ebyiri zikwiyumva imbaraga, ibyatsi biraharenganira, ibyatsi nibyo bihura n'akaga, ubwo rero Uburusiya nibwitambikamo, ikintu kirakurikiraho, abaturage bari ku ruhande rwa FARDC nibo ngiriye impuhwe rwose, nibo ngiriye impuhwe, kuko ibintu bizaba bazagira hari ngo ni iturika ridasanzwe ribereye muri Kongo, hari ukuntu Gisekedi yaba ari kugira ngo nazanamo Abarusiya nibwo intambara iri burangire, igiye koroha, ariko ndababwiza ukuri ubwo niko gukomera k'urugamba, bibaye icyo bita imberenge, ni nk'urugamba ruraba rubaye imberenge, ni ukuvuga ngo ibiri ko birabera hariya muri Ukraine nibyo byaba bigiye kwimukira hano muri Kongo, bivuze neza,
ntabwo wumvishe ibihugu byafashije Ukraine nose ugira ngo Ukraine idafashwe n'abera bihugu bigiye bikomakomeye ugira ngo Ukraine yari kuresista imbere y'Uburusiya ntabwo ari kuresista none Uburusiya rero bugomba kubatereka natwe tujye muri Congo tujye kuyoza igitiyo iramari nose ugira ngo bira bihugu byo hariya ni bira bihugu bigiye bikomakomeye uzi ngo byo bizicara gutyo gusa bishyira akaguru ku kandi. Reka twigarukire hano muri za Minova ariko niba bazi ko urugamba abakongomani murimo muratwumva mukumva ko ngo abarusiya ngo aribo baraza kurangiza ibintu ntabwo bishoboka ndabarahiye ntabwo bishoboka iyi Minova rero mu by'ukuri Neva ngo agomba gufungura uyu muhanda Minova Sake ngo nicyo kimenyetso agomba guha Gisekedi yuko urugamba arushoboye bitari ibyo mushobora kumva umurundi yavuye mu ubu ibi turabihuza n'abandi none n'andi mabato agera muri 4 yahetse abasirikare bakura muri Igoma abajyana hano muri Minova nyuma yuko umuhanda wo batawucamo ngabo basirikare n'abafayita nibo baraza guhurira n'abarundi hano muri Minova noneho bakahagaba igitero simusi abarundi ntago ari bwongere kwataka bari na Wazarendo barataka kwabo mu kubaza uyu muhanda baragenda bonyine arega fayita uzukuntu bashobora gukora system se icyo bakenera ni kwa kundi n'abayede babo baraza kuba ari abarundi baraza kuba ari imbonera kure ngo nta wundi muntu uri buze kubivangamo ku ruhande sinamako fayita uzi system bari gukoresha urabona abarundi banze gusubira ahangaha za Karungu banze gusubirayo bashobora gufata FRDC ndetse na Wazarendo bakinjira muri Karungu urumva bagira ngo batake muri imisozi noneho n'abarundi nabo bakataka hano muri Bweremana bagira ngo bafungure umuhanda bamwe bagaturuka hasi mu muhanda abandi baturutse Karungu hejuru mu misozi kugira ngo M23 bayigotagota impande zose urumva bashobora kutivanga bagafata ama equipe kugira ngo batakire rimwe muri ya system ya M23 batake hose icyarimwe kugira ngo barabe yuko bapusa cyangwa se bakwegeza inyuma M23 reka tuze kureba reka nze kureba ariko amakuru namenye nuko abarundi ba hano hari bwatake bonyine bashobora kwataka bonyine ariko sabazarendo bwo baricara bagira akaguru kandi ntambara irimo we none ko Neva ashaka kwibohoreza umuhanda akabanza ngakigaragariza ko ibintu bishoboka ngakaburiye mu isiza ntikabonekera mu tavuga ngo nabazarendo babikoze niwe ugiye kukifatiramo hari umurundi bamukweye mushaki bamucuncubukana Karuba bamukubita muri Muremure bamucuncubukana hano za Karungu bamugejeje muri Minova kanze nzana agafoto ka Neva kanze nereka abakunzi bacu agafoto ka Neva akiri mu kiharya akiri umudede Neva n'umudamu we rwose nubundi se saba dede kagafoto kagiye he kweri nabonye agafoto ka Neva ari maskini Jeneweho bivuze ntabyo mvuze none bareba iyo foto akiri mu rukundo n'umugore we n'umusheri we nyine nabo ni bareba iyo foto yiriraga imikeke gusa ngo kabereke Neva ubita Evariste Ndayishimiye ya fayita rero ndabona amasaha tujyanye masaha aracyahari turakora ikiganiro cy'isaha reka turakura n'umuvandimwe keretse ahubwo reka manze nereka abantu akagafoto kamanze nereka abantu ifoto y'umugabo bita Neva Evariste Ndayishimiye Neva mukuru w'abadede umuvandimwe sare stand by namateguje stand by ari byiza umugabo ugiye kuza rwose ntabwo ntashaka rwose gusubira inyuma ntabwo ashaka kugira ngo amafaranga yongere aze amunyure mu myanya y'intoki ararwaniye Sikaramu umunyu witwa Neva and Evariste Ndayishimiye Evariste nguwo Neva n'umudamu we wamubonye aha bari bari mu shyamba aha bari bakiriye inyeshyamba aha bari bakiriye inyeshyamba pe bari bakiriye mu shyamba rwose ishyamba bari barimereye nabi
urukundo yarutangiye kera n'umudamu we noza ni umusore ntakuze bari baberanye disi n'umudamu we ariko nusura ni umudamu ntabwo imikeke yari yakamugezemo ndi kukubaza uriya ni umudamu uriya ni umudamu uriya wicaye ko mbona se ameze nk'umusore ugamenya ko umudamu we nawe ni umusirikare afite n'amapeti reka da umudamu wa neva ni umukomando ndabona hari ameze nk'umusore rwose ni umukomando ntabwo usa ubona ko afite impfundiko aya ntazo mbona aya maguru ye wagira anyoye amatara ntabwo uzibona aya ndabona agasoro iteke mu se ntabwo wibeshye dore akaradiyo ka soro iteke mu nzu aya maguru murabona mwe abantu mwe harimo impfundiko ntazo wibeshye nta pfundiko nk'izaho jera afite izakamana none se rwose ngewe nibazaga hasi ni umukobwa aya ni umuhungu ni ukuri penevange ntacyo namushinja yari afite umukobwa umugore we akiri muto urabona yari yihagazeho pe yari yararondoye mugabo rwose nk'inyeshamba yari yarabikoze kinyeshamba urabona se kirasiteri ariko siko mbona wagira ngo yari umwana wari igisaza usanga yaramuviyoye umugore ngo asiga afata ibyemezo bikomeye ngo niwe uvuga ubundi neva ntabwo akivuga reka da neva ntabwo yamuvugiramo ewe avuga iki avuga iki mugabo hano bari bakiri mu ishyamba ngayo ngo hano bari bakirya indagara batarabona imikeke iriraga indagara tubiveho twigarukire mu kiganiro twikomereze amakuru yacu ngo Roneva rwose ugarutse ugiye gukora ibintu bidasanzwe akagaruza iriya mahana sirabagaruka mu nkuru yawe yindi kurikiyeho ndamanuka aho bitazabusiye naho nuko hari abasirikare barenga 62 bavuye muri Wazalendo bajorinze M23 muri Busihi ariko nagatangaye M23 igera ahantu ntihite hakura abasore ibi ni ibintu bimaze kumenyekana kirazira urwo ni urucabana pe cyabana nanjye inkuru nari nyitegereje ahubwo havuye bake indi ko nari bake 62 ariko 60 ni benshi na babiri ntago ari bake nge ndi kubona ari bake ntago ari bake hatavuye nka magana benshi 60 bahawe imyitozo myiza muri M23 ni abasirikare aha bakora igikorwa kiremereye aba rero nabo bakaba nyuma yuko M23 igeze ahangaha rwose muri za Muheti kakorera amasuku aba nabo bavuye hejuru za Busihe barakumanukira n'inkoho zabo mugabo bajoininga M23 ubu ngubu bari harazanya mitabo tayari ariko bashobora kujanwa ku mafunzo kuko M23 ntago igiye bakoresha gutyo gusa imanza bajyana ku myitozo oya byo birazwi ni lazima birazwi imanza bajyana ku myitozo yabakora ku myitozo bakabona kujya kwinjira mu kazi 62 hano rwose 23 iri mu kazi Karongi naho nyuma yuko bavuyemo M23 nayo ntabwo irinjiramo muri Karongi iracyari hano muri Nkuba abazi muri Nkuba iri hano hejuru muri ka gasozi hejuru kasome ku rusengero rw'abasepaki no M23 yicaye ku rusengero rw'abasepaki rw'abasepaki witeme sepaki aho ngaho niho M23 yicaye wakwibaza ngo impamvu itari kumanuka muri Karongi centre nukubera iki urumva iki kintu iri kuvuga tese none batubwira yuko bagiye bari nko mu mazu ntibamanza kurasa abasirikare bacu bakabigenderamo bari kumanza bohereza icyo bita ubutasi kugira ngo bamanze binjiramo ndani barebe bagenda bakubita icyo bita icyumvirizo barebe yuko umwe n'abaturage bose bamanze bumva impumeko bataza kuko harimo abaturage barigora akavuga tese nimba wenda bihishe mu baturage kwinjiramo irondo ryivanze n'abajura ntibyaza kuba bibi numva iki kintu bakavuga rero ntabwo turahita twinjiramo ahubwo turamanza twakoresha ubutasi bwacu
kugira tumenye yuko nta n'umwe ukirimo, nituza kumenya ko anarimo tumenye n'uburyo turinjiramo tumufate. ndebe ko ntandi update irangiraho. Urumva? Niyo mpamvu M23 itari kwinjira muri Karongi banywanyi bacu, ariko suko yanane kwinjiramo, aruko nuko itekereza yuko irondo rishobora kwiba ryivanze n'ababandi. Ubwo reka biri kwiga umupango kwirinjiramo ikamanza ibintu yabisasanura ikabishyira mu buryo. Nahangaha muri Karongi no fighter turasimbukira muri Gisuma ni update. Iya masasu twababwiraga yavuze nuko akomerekeje abagabo babiri n'umudamu umwe bakomeretse. Ubu ngubu bakaba ari kubuvurirwa aho bita Ikibabi kuri hopitale ya Kibabi. Ubu ntabari gukurikiranirwa n'abaganga. Twababyengo rwose tuzaba tugenda tubakurikiranira uko gahunda hariya zigiye zifashe muri rusange. Urumva rwose muri Masisi naho ntago byoroshye. Ubwo dushobora kwibaza ngo nyuma yuko aha muri Busiye urumva hano muri Busiye inyuma yuko abasirikare bavuyemo babazarinde bakajya muri M23 urumva ntabwo M23 ahita ifatiraho ikazamukayo. Sinamako byukora byose bushaka uriya muntu uramuvana mu Igoma. Hari ukuntu tujya tumwe mu mwanya rwose ugasanga umuhe minota 5 kandi nawe afite amakuru menshi umushakisha. Wabonye ko hari amakuru aba afite rwose kandi meza aryoshye abanakenewe. Rwose mushyira ku murongo ko namubwiye ngo abe standby. Rwose mushyireho igihe ukiri kureba mu tundi tu update aho ngaho tuba turi kumushaka. Rwose shyira kuri kaze kwibuka gushyira ku mugozi. Halo amakuru yiriwe ni meza. Ayanyu mwebwe bimeze bite aho ngaho muri Goma? Mu by'ukuri ni ay'amakuru menshi ahangaha. Amakuru menshi ahangaha, ubwoba bw'intambara na n'ubu turi muri icyo bita zone rouge cyangwa umurongo utukura, kuko ntambarira n'ugwanugwa hano kabisa. Kubona yuko ibintu byahindutse, indege z'intambara zakomeje kwiyongera, minisio nayo yakomeje kugwa hano mu kibuga cy'indege. Mu by'ukuri ni ibintu bitandukanye biri ahangaha. Ku kibuga cy'indege hari mu saa 9 z'uyu mugoroba guverinoma nayo yatangiye kugira ubwoba. FARDC urabona yuko Kinshasa bahise batuma imbunda zo guhanura amadrone, kuko batangiye kuvuga yuko drone za M23 zatangiye kuza hano mu mujyi wa Goma zigatembera zifata amakuru. Nabo batangiye kugura imbunda zo kohereza hano, bazohereje hano mu saa 9 kugira ngo barase drone za M23. Ariko mu by'ukuri drone ziri kugurukana n'ubu ziracyaguruka cyane muri iki kirere, zabaye nyinshi. Ariko ntabwo tuzi itandukaniro y'iza guverinoma, kuko muri iyi minsi yose 4 ishize drone zakomezaga kuba zizamuka ziri mu kirere, ariko ntituzi gutandukanya mu by'ukuri iza guverinoma n'iza M23 arizo. Ubwo abo banyirabyo babikoresha nibo bashobora kumenya ati iyi ni yacu cyangwa irasi yacu bitewe na situation yabo. Wowe twikubitira amakuru gusa y'ibi biri kubera muri Goma. Ese nyuma yuko ubwo bari bwinshi ni biki, ni iyihe migambi navuga FARDC iri gucura, bihagaze bite? Na sake nababwiye yuko bakiri kurasana, bari kurasa amariterari ku bya wa mu majoro wapfuye, noneho babimuritse neza.
n'inkomere zatangiye kuza Hero Africa urabizi n'amasebe iyo intambara zabayeho abasirikare bakomeretse cyane bikomeye bahita babazana hano mu masebeka Hero Africa na generale abasirikare batangiye kuza mu by'ukuri abandi bari kuzamurwa kujya guhambwa za Kanyamuhanga ariko umuhanda ujya Rucuru kuva kuri OPRP uracyafunze ariko ibanga bafite noneho ni ukuvuga ati hariya kuri OPRP bahashinze imbunda ibifaru byabo niho bishinze amarokwayirensi n'ibindi bimodoka bikomeye imbunda zikomeye niho zishinze ibyo batangaje bavuze yuko kuko bateganya yuko hano mu Rwanda bishobora kuba yuko Kagame ashobora kuza muri aka karere abashobora kuzaza kurasa mu Rwanda bitwaje ngo bari kurasa mu kibaya kuko urabona n'ibibunda byabo mu by'ukuri usa naho byerekeje mu kirere cy'u Rwanda nuvanga imitutu bayerekeje ku butaka bw'u Rwanda ngo ibyo bibunda biri hehe ngo bimeze bite dusubiriremo ako kantu abantu babyumve neza mu by'ukuri biri hano ligne de front cyangwa umurongo w'urugamba ntabwo bicuma iyo za Kilimanyoka kure imbunda zishingiye hano kuri OPRP mu Munigi abantu benshi barahaze cyane na gasozi kazamuka uvuye kuri rompoe ya Rucuro aho hantu ubuteganye na 3 antenne ubuyireba ikibaya cyose ku buryo ushobora kurasa ukarasa mu Rwanda ubwo ngo nyuma yuko bumvishe ngo president w'u Rwanda ashobora kuba yajya mu burengerazuba se ngo none izo mbunda ngo bazerekeje ku butaka bw'u Rwanda niho bazerekeje mu by'ukuri kandi urabona amamodoka ntabwo akiri gutambuka haratambuka za moto gusa na M23 yatangiye kubwira guverinoma ifungura imihanda uwo muhanda umaze iminsi 4 ufunze nta muturage unyuramo ngo aje no guhinga uzi yuko abaturage bavaga hano bakajya guhinga za Kibumbamo hara mu kibaya ariko ntabwo bari kuva muri Goma ngo bave hano mu Munigi ngo bagende baje guhinga mu kibaya ubu ngubu usa naho ufunze kuko na M23 yavuze yuko bayufungura ibyo kurya bigakomeza bigatambuka bikajya muri Goma abaturage bakareka kwicwa n'inzara ariko guverinoma yanze kufungura yakomeje kuryama ku kiyemezo yafashe ariko mu by'ukuri nta sasurira havuga uretse yuko biteguye sadeke nyinshi abarundi benshi FRDC FDLR aho ngaho niho baryamiye amajanja niho bari ntabwo n'ibikoresho byabo niho byimukiye za Sake urabona yuko ibifaru bitari kwa advancingayo cyane biri kugenda bikagaruka ariko muri uyu muhanda uhereye aho kuri OPRP cyangwa mu Munigi aho niho ibikoresho biri ntabwo biri kumuvinga muri iyi minsi yose ntabwo bigera babivanaho aho ngaho se ndumva aho utunyuremo mu nkengero z'umujyi wa Goma ese aho ngaho nk'umuntu ugenda uko bita mu makaritiye ugenda wumviriza iby'abazarendo bagenda bavuga FRDC ni uwe mwuka wumva bafite ku bijyanye n'urwo rugamba ruri gutegurwa FRDC bazarendo mbese bategereje itegeko kuko urabona yuko indege zatangiye kwiyongera haje izindi ndege z'intambara hano mu kibuga cy'indege hari kugendagenda indege 3 ziri mu bwoko bwanditse ngo nimba ari AC-47 cyangwa AC-47 ariko zamaze kuba 3 aho ziri zijyana ibikoresho mu bice bitandukanye zimwe na zimwe izo ebyiri zikazana imirambo izindi mu bice bya za Rucuro na za Kanyabayonga wumvishe ko byakomeje tena gucika
za Masisi naho na Minova hari ibikoresho bari gusukayo cyane, nizo ziri gutwara za minisio. Urabona yuko izi za Fly Congo ni indege imwe yaguye hano, urabona yuko mbese ibintu byakomeje kuba mu by'ukuri bitasobanuka cyane. Ntabwo bisobanutse cyane. Urabona yuko umwuka mubi uri hano muri Goma mu by'ukuri, umwuka w'ubwoba. Izo ndege za gisirikare, uretse indege za gisirikare nta zindi ndege ziri kugwa hano. Urakoze cyane. Nyuma yuko ngaho ndavuga mu ville cyangwa se mu ville ya Goma, urabizi aho hari icyo bita centre ville. Centre ville. Numva yuko abo bita wazarendo batemererwa gukandagira muri iyo centre ville. Ni iki gituma batayigeramo bakagera iyo za Turunga, bakagera za Majengo, bakamanuka za Ndosho, iyo za Gituku bakagera, ariko centre ville ntibayikandagire? Ni iki gituma iyi centre ville yo bayibakumiramo? Centre ville uzi yuko n'umujyi, ni ahantu bacururiza amagaleri ya Monisco, ibiri gutemberamo Sadeke, abapeme benshi nimo baba bari. Rero ntabwo bemere kugera muri centre ville kuko muri ibyo bice byose uvuze, za Turunga, za Majengo, za Munigi, aho ngaho ni hasa n'ahari mu nkengero z'umujyi, niho bakwiriye kuba, niko Kirumwami yategetse, niho bakwiriye kuba za Sake. Ariko centre ville mu by'ukuri ntabwo bagomba kubamo kuko niba abantu bambura. Ni ushobora kumva isaha n'isaha abonye umuntu uri kwigurira yirangurira utuntu kuri galeri, cyangwa akabaguze n'intuza akaba yamwambura. Nicyo gituma babakumira kuba muri centre ville. None se iyo babakumiye kuba muri centre ville ariko FARDC ikageramo, ntabwo wumva bazarenda babyivovotera ngo bavuga ati natwe mwakagombye kutureka tugatembera umujyi kuko natwe ducunga umutekano? Barabyivomvotera. Nibyo ujya wumva za Sake, aha za Nyiragongo, wumva ngo basubiranyemo mu kanya ngo bararasanye kubera gupfa kuba babasumbanisha. Ugasanga ingabo za Sadeke nizo ziri hejuru, abacancuro nibo bari hejuru, FARDC nayo ikabaza hejuru. Mu by'ukuri ntabwo bajya babyishimira nabo. Nicyo gituma wumva uyu munsi ngo barwanye. Ntabwo utudutero shuma usanga utwo dutero shuma ari uko baba basubiranyemo bavuga ati se mwebwe murahembwa, twe ntiduhembwa, none kubera iki mutubuza kwiba kandi ari byo bidutunze. Mu by'ukuri ntabwo babanganyisha n'abandi basirikare, babona yuko ari abasivile nyine. Uzi yuko ari abasivile bagiye bafata bo gufasha guverinoma cyangwa bakunda guverinoma kugira ngo bayifashe gusa ku rwego rw'intambara, ariko nta myitozo n'imwe ya gisirikare bafite. Nicyo gituma usanga babanenga cyane. Ubwo kuba badafite imyitozo ya gisirikare bigatuma bavuga ati tubahaye uburenganzira bwo kujya muri centre ville. Ni ahantu haba bakire cyane, abo ba guverinere, abo abadepite, abo bakire navuga bagashize bose usanga ariho bibereye. Barabakumira. Uretse n'ibyo ngibyo baba basebya guverinoma kuko usanga Muzarendu atambaye teni ya FARDC, aba yambaye rimwe ibi bya fake, biriya bintu ugasanga yambaye inkweto zisanzwe, nta botine cyangwa nta bota afite. Urumva rero no gusebya igisirikare kuza muri centre ville. Ubwo kandi muri centre ville haba harimo abakerarugendo, abazungu, harimo abantu b'abakire bajya bava mu bihugu bitandukanye, bakavanga ba rero bigaragaje isura mbi mu gisirikare cyacu. Nibyo mu by'ukuri, kandi n'abaturage usanga babikanga cyane. Aramubona agatangira akamwikanga, akavuga ati se uyu ni muntu ki, umusirikare ufite imbunda utambaye teni, akaba yambaye. Nakubwiye yuko hari igihe bambara n'amabodaboda, aya mabodaboda asanzwe, ugasanga umusirikare yambaye silipa, hejuru yambaye igitisheti gisanzwe, ipantaro ni ya gisirikare, ariko mu by'ukuri ari uruvangavange, akaba afite iyo mbunda gusa. Niba hari n'umuntu utera ubwoba, ni umuntu ufite imbunda ariko utambaye teni,
ngaho nguko rero turagushimiye ndabona amasaha yadutwaye urakoze cyane murakoze cyane namwe asante sana ya sina makosa rero ngira ngo tuganyinye ku musozo igihe twari twihaye cyarangiye ariko reka dushimire cyane ahubwo abantu babanye natwe like ndetse na share ni ingenzi kugira ngo buri ko dushyizo ikiganiro uzajye ubona amakuru mu imbere mwakoze cyane kubana natwe yari fighter sina makosa asante sana Imana ikomeze kubarinda kandi rwose ibane namwe ubwo turaza gusubira ku munsi w'ejo rwose nibwo turi buze gusubira amasaha mu gitondo mu kiganiro cya mu gitondo ciao ciao